hose zishakisha abakozi bagomba kuza gukora muri ubu buryo. Rero wowe uri kunkurikirana, waba uri muri Amerika, waba uri ku mugabane wa Amerika, waba uri ku mugabane wa Australia, waba uri ku mugabane wa Asia, Europe na Australia na Afrika, iyi migabane yose aho waba uherereye unyumve. Uriya muhanzi wacu Nani Gogo yagiye mu ijoro cyangwa ararimbutse? Ntago nabivuga kuri kamera aho yagiye, kuko mu butumwa nahawe ntago nigeze mbwira nambara uko nshaka. Ntago mbyemererwa bitewe n'ibyo ngiye kuvuga se cyangwa bitewe nabo ngiye kubwira, cyangwa nambikwa muri ubwo buryo. Umbuke ni ubuzima, icyatsi gisobanura ubuzima bw'umuhanuzi cyangwa se ubuhanuzi. Umuhanuzi imyenda y'icyatsi mfite ni ikanzu nyine, ariko si ngombwa ikanzu, apfa kuba uwo mwenda ari icyatsi. Mwambara mu gihe ngiye kwambaramo icyatsi. Umukara rero ni umwijima. Satani y'ubu bwami bwa muntu, hari imbaraga satanike zoherejwe zijugunywa mu isi, zivana mu ijuru ziza guhagama mu kirere cya kabiri, aricyo cy'ubwami satanike. Izi mbaraga rero nta handi zisingiriza ubu bwami bwazo cyangwa ubwami bwazo bukomerera, ni ukuza muri ubu bwami bwa muntu bwacu zikaza gukora izo mbaraga. Ukuntu hari abantu bambara imyenda nyine, ukuntu nambara njye mba nabikoze mu buryo bufatika, ariko hari n'abandi baba bambaye amayinifomo mu buryo budafatika. Imana reka bakundi kwa Satani bakubonera mu mboneko y'ishusho yawe igaragara idahinduka. Uzareba abantu bakoresha, hari abo baha impeta, iyo mpeta yaba atayambaye ntibikundi. Hari abo baha inkoni, hari aho babwira tuziyogosheshe gutya ntukave kuri iyi nyogosho, ujye wambara uyu mwambaro ntukawureke, ujye urara mu nzu imeze gutya na gutya, ntukarare ku buriri, aho uzajya wakira abantu kugira ngo imbaraga zawe zikomezwe, ujye uhasasa tapi tukuri imeze gutya na gutya. Aya mahame n'aya mabwiriza ikuzimu kwa Satani, aho mu kirere cya kabiri barayakoresha cyane. Nimvuga ngo aho ikuzimu kwa Satani barayakoresha cyane, twebwe ikuzimu wenda ashobora kuba ari gusingiza amaraso ya Yesu, ari hagacira amaraso ye ari kumeneka muri uwo mwanya wo gusasa itapi. Ariko iri bara ry'umutuku ni ibara kwa Satani bakoresha cyane, hari abantu yatumwe mu gutwara amaraso yabo nk'ibitambo. Rero bakoranye nawe kubera ko gutaha ko ari bo babigizemo uruhare. Koresha ribabaye cyangwa ryishimye, rishobora kuntwara ribabaye cyangwa ryishimye. Gogo ari mu bantu ijuru ryatwaye ribabaye, ariko njyewe ndi hariya bamushyinguriye. Gogo ntago nabonaga yakagombye gushyingurwa hariya. Abutumwa bwo muri Oman. Oman ni igihugu kirimo kiraha abantu akazi cyane, kirimo ubutumwa bw'igihugu cya Oman n'abagana igihugu cya Oman. Ndabanza mvugane n'abanyamadini, ndahera ku idini rya Islamu. Muri bwumve mvuze ibintu ubone n'abinjiriye, kuko ni wacu muri ADPR iyo sanze y'ibigirwamana bari gusenga cyangwa bari kuramya ndabivuga. Iyo ubutumwa nazanye ni ubutumwa bwo muri Oman n'abantu bo muri Oman, n'abantu berekeza muri Oman mu buryo bwo gushakayo ubuzima. Muri Oman hari ikigirwamana kiriyo cyo kwambara mu buryo bwo kwitandira. Iki kigirwamana kiri muri Oman ni ikigirwamana gihagarare n'imbaraga satanike mu buryo bw'ibanga, ariko gitanga akazi. Ariko aka kazi gitanga kubwiza imbaraga z'umwijima biba byitwa ko ari akazi ugiye gutera imbere, ariko ubugiye gukora uburetwa. Ntago aka kazi kaba kazaguteza imbere, ahubwo bya bindi wakiriye n'ubundi birangira bibaye impfabusa kuri wowe, n'ubundi ukisanga muri cya cyiciro wahawemo ka kazi wari urimo. Ariko mu Satani byitwa akazi, n'amafaranga bakayabona, bakazigama, bagatera imbere. Ariko ya mafaranga bazigamye icyo bayakoresheje kirangira n'ubundi bisanze muri bwa buzima n'ubundi babahamagaye mu kazi barimo. Iyo uyafashe ukayashora mu bikorwa, abenshi barahomba kubera ko ayo mafaranga nayo baba barabashutse ntayabahari. Ikintu cy'Omani rero hari ikigirwamana cyo kwitandira, cyo muri ubwo buryo ako kazi kari gutangwa. Umuntu bahaye akazi bamuha itegeko ngo ryo kwitandira n'iyo myambarire bikaba mu ibara rimwe. Ntago uba wemerewe kwambara amabara atandukanye.
munyika indamukanyo imwe. Iyo ndamukanyo niyo bababoneramo mwese. Ni noneho uwo mwambaro w'ibara bafite abantu babarurira muri iryo bara wambaye kugira ngo bamanure raporo yawe. Murabizi ko babaha igihe runaka bazabasubirizamo. Muri kwa kubasubiza baragenda bakabaza izo mbaraga z'imyuka mibi, se uyu nguyu tuzakorana. Ikindi cya kabiri, mfite ubutumwa bw'abantu bagiye gushaka mukajyana abana banyu. Mu gitabo cy'amahishurirwa Imana yampaye, yamagurukanye wa mugabo umujyanye muri rwa rugo ugiye gushakamo. Usabwa mwitegura iki kibaya mwahagazemo guhura n'imbaraga z'umwijima, uru rugo guhura n'uyu mwuka wo gusambanya abana banyu. Abana b'abahungu mwashakanye, hari umwuka wasutswe muri aba bana w'ubutinganyi. Abana b'abakobwa mwashakanye, hari umwuka wo kubasambanisha mu bagabo banyu. Musengera aba bana banyu cyane, utazisanga umugabo washatse mwubaka urugo hahandi mu buriri kandi n'umwana we bafite ukuntu bahura. Hari ikintu cyitwa ubusambanyi bwo mu mwuka. Reka nongere ngusuhuze nkwifuriza umugisha w'Imana aho uherereye hose impande zigize iyi si dutuye ko arenye. Reka nkwifuriza umugisha w'Imana, nimba kora subscribe Imana iguhereze umugisha. Mutarakora subscribe, kora subscribe, share, like, comment kugira ngo bishoboke kugenda neza cyane cyane rwose. Reka nanyine nsuhuza abakunzi bacu barasaza y'uburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, aho mu gihugu hagati mabwire ngo umugisha Imana itangano bagereho. Hanyuma reka nifurize abakunzi bacu bari muri Kongo, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zambia, Mozambique, Dubai, twomoke. Hanyuma Imana ibahereze iki? Umugisha w'impande zose. Reka tubwire abakunzi bacu bari Burayi rero, bari muri Canada, Ubwongereza, Amerika y'Amajyepfo, Irlande, Ubushinwa, Ubwongereza, Bufaransa, Suwede, Switzerland, Ubuhinde, umugabane wose uhereye. Imana iguhereze umugisha w'Imana. Hanyuma rero ni munyemera abakunzi bacu twongere twakire umuntu w'Imana, umwana w'Isumba byose. Mama Chance turakwakiriye. Murakoze. Namahoro. Namahoro cyane. Yesu nashimwe. Nahimbazwe bamwe. Amakuru y'iminsi ni meza. Muba nimba n'abadifaza bango Maranatha. Nabyo Maranatha. Umwami Yesu nazi. Anana abangirikani. Abangirikani bango Maranatha, umwami Yesu najate. Ni wacu ku rusengero narabyumvishe muri korali imwe nkumva ngo Maranatha. Umwami Yesu. Iyo babirimo simba nziyombanye. Iyo bavuze ngo Maranatha, umwami Yesu naze. Okay. Yego, hanyuma rero reka tukwakire wibwira abantu bagukurikiranye. Se bwa mbere cyaje kuri kamera z'Imanzi TV, hanyuma ariko harimo abantu bagukunze banagukurikira. Hanyuma rero reka tukwakire banze bibwira abakunzi. Kuri Imanzi TV nabasuhuje, mukomeze rwose kuba imanzi muri Kristo Yesu arabikunda, ntihakagira ibiza kubatwara ubumanzi bwanyu. Yego, amahoro umwami Yesu atanga nabe muri mwe mwese mukurikirana Imanzi TV. Amen. Yego, hanyuma Imanzi TV zikunda gucanga abantu benshi, kadusobanura Imanzi TV. Imanzi TV ubundi mu kinyarwanda cyumvikana ubundi umuntu w'imanzi aba ari imanzi nyine, n'ubu utaragira uryamana n'umukobwa cyangwa n'umugore. Aba yararinze ubwere, bavuga ngo umuntu ubwere bw'umurimo w'Imana. Hanyuma rero kwajya mu bintu bya social media cyangwa imbuga nkoranyambaga, Imanzi kisobanura ni iyirinze itarakorerwaho icyaha kimwe. Ubwo rero cyari imanzi. Twaza no mu gihugu, imanzi, umuntu w'imanzi mu gihugu ni umuntu wirinda amanyanga yose akorerwa mu gihugu. Uwo muntu tumwita imanzi. Rero muntu ukurikirana imanzi uharanire kwirinda mabi yose ashobora kukwambura izina ry'ubumanzi. Yego. Hanyuma rero uyu munsi wa none reka tukwakire utangire dusengera Imana mu kiganiro. Murakoze Data wa twese, wowe uduhaye uyu mwanya, we wemeye ko
we tukubera igikoresho maze ugakorera muri twe nuhabwa icyubahiro ducishijwe bugufi n'umuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe kugira ngo biganze muri twebwe ntaba ari twe data ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro sengeye umuntu wese tugiye kubana muri uyu mwanya kubw'amahitamo yo kwigomwa igihe nunyemerere ukwaje ntaba ariko ava muri uyu mwanya ameze haboneka impinduka mu izina rya Yesu Kristo ubwami bw'Imana bwubakike kubwe kuzarenda sojeje urugendo akituriye mu bwami bwawe urakoze kuko wumva gusenga ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye amen. Mashambaye neza nambaye neza kandi nge ntajya nemererwa kwambara uko nshaka oya se kandi aha ntabwo byemererwa rwose muhanuzi w'Imana uzabinsabira Imana nanjye kuri izi mbuga nkoranyambaga igire kanambara uko nshaka ntago mbyemererwa bitewe n'ibyo ngiye kuvuga se cyangwa bitewe nabo ngiye kubwira cyangwa se bitewe n'abakurikirana iyo shene nambikwa muri ubwo buryo ko ndeba waje wambaye umukara n'icyatsi kibisi icyatsi ndavuga ku cyatsi ni uburumbuke ni ubuzima icyatsi gisobanura ubuzima bw'umuhanuzi cyangwa se ubuhanuzi umuhanuzi ubundi akamaro k'umuhanuzi ni ukutwungura ni ukuduhugura ni ukuduhumuriza iyo nambaye icyatsi rero ikanzu y'icyatsi se cyangwa umwambaro w'icyatsi ngewe mu imyenda y'icyatsi mfite ni iyi kanzu nyine ariko si ngombwa ikanzu apfa kuba uwo mwenda ari icyatsi mwambara mu gihe ngiye gutanga ubutumwa ariko atari ubutumwa bureba abantu bose ahubwo bufite icyiciro runaka bureba yari ubutumwa bureba abantu bose si ngombwa ngo nambare icyatsi uko nakwambara kose ntacyo bitwaye ariko yari ubutumwa bugenewe ibyiciro runaka bufite abo bureba n'abo butareba ngomba kwambaramo icyatsi umukara rero ni umwijima Satani akorera mu mwijima ibyo byose ni mu mwijima mu isi ya gihanuzi adutwikiriza umwijima kugira ngo tutamenya ukuri kw'ibihishwe izo babara yego hanyuma uyu munsi wa none rero uratubwira ngo icyatsi kibisi ni uburumbuke cyangwa ni igihe kiza umuhanuzi akoreramo cyangwa ubuzima umuhanuzi atanga ubuzima yego hanyuma rero tuvuge yuko uyu munsi ari kwizera yuko harimo abantu bagiye kwakira ubuzima hari uburyo bagiye kurumbukamo Satani yarimo abarumbishamo bagiye kurumbuka mu izina rya Yesu hari umwijima bari barimo bo batazi ko bari mu mwijima yego nari maze iminsi rero twatumaze iminsi tuburanyeho ariko reka tukureke utange message Imana iguhaye ariko mbere ya byose mbere yo gutanga message y'abantu sinzi wanyemera nkakubaza nk'umunota umwe kugira ngo twinjire mu kiganiro bimeze neza cy'ubutumwa mbazaniye yego kuko numva ko nyuma y'ubutumwa nta message nakongera kuza kubaza no gutega amatwi twumva icyo umwuka bwira iki amatorero yego sinzi banyemerera nkakubaza nta kibazo hari igihe rimwe na rimwe umuntu Imana imutuma yamara kumutuma abantu benshi cyane cyangwa abantu bamwe na bamwe bagiye bamuzi bamurwanya n'urugero bakanyura inbox bakagenda bandika message kuri comment ibintu bibonye ku cyagito bifata nk'iki ni ukuvuga ngo uko byagenda kose muri isi dutuye y'ubu bwami bwa muntu hari imbaraga satanike zoherejwe zijugunywa mu isi zivana mu ijuru ziza guhagama mu kirere cya kabiri aricyo cy'ubwami satanike izi mbaraga rero nta handi zisingiriza ubu bwami bwazo cyangwa ubwami bwazo bukomerera ni ukuza muri ubu bwami bwa muntu bwacu zikaza gukora izo mbaraga rero duhurira nazo mu rucantege mu kuducogoza mu kutunaniza mu kudusebya mu kudutaranga twahurira nazo muri komenti twahura nazo tuje hano kuri kamera duhura nazo mu buzima bwa buri munsi ngewe iyo mbibonye mbona ari Satani uri gukora akazi ke mu bamwemereye ko bakorana tukongera tukagaruka ku bwami bw'Imana bukorera hano ku isi mu bantu bemeye gukorana nabwo abo nabo duhurira aho muri komenti mu bundi buryo bwose rero ngewe iyo mbibonye mpita mbona ubwami bubiri buhanganye muri uwo murimo w'Imana Satani bitagerwaho iby'Imana ishaka Imana nayo bigerweho rero uyu murimo ntago tukora twenyine dukorana n'abadukurikirana wowe rero wemera ko Satani yinjira ukaza kumukorera ubwo niyo mahitamo yawe ntacyo nakora nge mbibona bitambuka nkatambuka nanjye nkikomereza
nta kiba bimbwiye. Yego, hanyuma ikindi cya kabiri kindi nk'aba pastoro tugenda tubona bagenda bararikira abantu ngo basengera, ukabona noneho bafite aba bodyguard mu nsengero. Nk'umukozi w'Imana bibona uti? hari umuntu wanditse muri comment aravuga ngo ese ko birivuga ngo iminsi imbere hazaza abantuzi benshi, niyo minsi tugezemo cyangwa ntago ari yo minsi? Niyo minsi turimo. Ubibona ute mu nsengero ko mushumba agomba ko afite bodyguard imbere ko ajya gusuza umuntu, hakaba umuntu abanje kumubanza imbere, yego, akabanza akamujya imbere, mbese ukabona ni nko kumubona ndi mukuru w'igihugu nyine, agatambukira ku itapi y'umutuku. Ubibyakira ute nkaho umukozi w'Imana? Okay, urabona ko mu buzima bwanjye bwo gukorera Imana ngira amahame n'amabwiriza ngenderaho y'ukuntu ndi bwambare, ariko biza bigashyigikira ikiri muri njyewe. Navuze ukuntu hari abantu bambara imyenda nyine ukuntu nambara njye mba nabikoze mu buryo bufatika, ariko hari n'abandi baba bambaye ama uniform mu buryo budafatika. Imana ireka bakambara bisanzwe ariko bambaye uniform. Rero biriya bintu biba bifite icyo bishatse kuvuga mu isi y'umwuka, gishobora kuba kibi cyangwa kikaba cyiza, ariko biba bifite ikintu bishatse kuvuga. Rero ibi bintu by'amahame ni ibintu bisabwa kwitondera, kuko nubwo bwose ngewe ngendera muri ayo mahame nyobowe n'umwuka w'Imana, ariko ibi ni ibintu kwa Satani bakoresha cyane cyane. Niyo mpamvu wabonye abantu bakunda no kubinsenyesha, nuko bazi ko kwa Satani babikoresha cyane. Ubundi kwa Satani bakubonera mu mboneko y'ishusho yawe igaragara idahinduka. Uzareba abantu bakoresha, harabo baha impeta, iyo mpeta yaba atayambaye ntibikundi. Hari abo baha inkoni, hari aho babwira tuziyogosheshe gutya ntukave kuri iyi nyogosho, ujye wambara uyu mwambaro ntukawureke, ujye urara mu nzu imeze gutya na gutya, ntukarare ku buriri, aho uzajya wakira abantu kugira ngo imbaraga zawe zikomezwe, ujye uhasasa tapi itukura imeze gutya na gutya. Aya mahame n'aya mabwiriza ikuzimu kwa Satani, aho mu kirere cya kabiri barayakoresha cyane. Nimvuga ngo aho ikuzimu kwa Satani barayakoresha cyane, twebwe ikuzimu nge nahishuriwe ko ari mu bupfu, mu gupfa. Bafite ukuntu iyo bakubona muri ishusho y'ikuzimu baba bafite ukuntu bakwishema. Rero ndongera mvuge kuri bodyguard. Bodyguard biterwa n'impamvu wayishyizeho. Urugero Theo, mu murimo w'Imana ngira wo kwakira abantu bo kuwa kane, hari igihe nagize abantu benshi cyane, biba ngombwa ko uwo murimo ntawukora ntafite undi muntu umfasha uwo murimo. Abantu bazaga kundeba baravuga ati karabaye mama chance se nawe afite bodyguard, ariko uwo muntu nta kindi yabaga ashinzwe ni ukorganiza abantu kugira ngo batamvangira mu kirere nibereyemo cyo kwakira buri muntu ku giti cye. Ariko hari n'ababikora muri ubwo buryo, akagira bodyguard kubw'umutekano w'ibyo ahugiyemo kugira ngo abantu batamuvangira. Hari n'ushyiraho iyo bodyguard afite ibindi bintu agamije. Ngewe ku ruhare rwanjye nka mama chance, bari abantu bashyiraho aba bodyguard bishobora kuba amahitamo yabo kubwo kwanga kubangamira akazi kabo, kuko abantu bakira abantu bahura na riske z'akavuyo k'abantu. Hari n'igihe ushobora gushyiraho amabwiriza ati bimeze gutya na gutya, hari abantu batagira discipline yo kubahiriza amabwiriza. Iyo ashyizeho uriya muntu hari uburyo amufasha koorganiza ka kazi iyo hanze watiriwe wahaguruka buri kanya, kuko hari n'igihe hari abantu bahaguruka bagatakaza umurongo w'igihe w'ibyo bari barimo. Bodyguard rero ku ruhande rwanjye nka mama chance mba mbona ntacyo atwaye, ariko hari aho bigera bikarengera. Buriya bodyguard Satana mu mwanya wa bodyguard arahakorera cyane, ariko n'Imana yahakorera mu buryo bwo kurwanya akavuyo, umutekano w'umukozi w'Imana. Ngiye numva bodyguard ntacyo atwaye bitewe n'amahitamo yatumye umushyiraho. Ariko ubaye waramushyizeho kugira ngo akurinde, uba wararengere kabisa, kuko umurinzi wa mbere ku buzima bwacu ni Kristo. Yego. Ubwo uravuga ati bitewe n'amahitamo y'umuntu bodyguard nta kintu atwaye. Ariko hari igihe ushaka kumushyiraho muri ubwo buryo bwo kumwirindisha, ntago umuntu yakurinda, Kristo ni uturinda. Icyo gihe uba wararenze imbaraga zo kurindwa n'Imana, ibyiringiro byawe biri mu bantu. Ariko bodyguard abayeho mu buryo bwo kugira ngo akazi kawe kadahungabana, yego agufashe, kuko muri iyi si nta muhanga w'urugendo, ni nkomeza nkukomeze. Uri umushumba, ariko mu buryo bwo kwanga akavuyo bodyguard arakeneye ngo agire ibyo organiza hariya, nawe ugume mu murongo w'ibyo urimo. Ariko bibaye ari uburinzi ni ikibazo gikomeye. Iyi tapi yoyo, iyi tapi itukura, ku kigendanye n'amahitamo y'uwayishashe, aya mahitamo ashobora kuba meza cyangwa akaba mabi. Abaye ari meza,
muri iri bara ry'umutuku wenda ashobora kuba ari gusingiza amaraso ya Yesu Kristo, yego, cyangwa ari guha agaciro amaraso ye ari kumeneka muri uwo mwanya wo gusasa itapi. Ariko iri bara ry'umutuku ni ibara kwa Satani bakoresha cyane. Hari n'ushobora kuba yayisasa afite ibyo ari guhamura mu buryo bw'intumwa yatumwe, mu buryo bw'abantu yatumwe mu gutwara amaraso yabo nk'ibitambo. Rero kubera ko ntamenye impamvu yatumye itapi isaswa, niyo mpamvu aha ntatera comment, kuko ashobora gusasa tapi ari agaciro k'amaraso yari guha agaciro ari kumenekera abantu mu buryo bwo kubitangira. Ashobora gusasa itapi ari guha agaciro amaraso ya Yesu Kristo. Ashobora no kuyisasa hari ibitambo by'abadayimoni by'amaraso agomba kumeneka ari gutambira ikuzimu. Yego, hanyuma ndaza gusubiza inyuma gakeya mu kiganiro wakoze ntibukana kuri sheri mwagikozeho. Hanyuma ndakubaza ndataho gisubimo cyose ndakubaza ikibazo kijyanye kijya gura nabyo. Uriya muhanzi wacu nani Gogo yagiye mu ijuru cyangwa ararimbutse? Ntabwo nabivuga kuri kamera aho yagiye, kuko mu butumwa nahawe ntago nigeze mbwirwa kuvuga icyerekezo cyaho yerekeje. Gusa hari ikintu abantu muri isi twibeshya, kuko twitwaye muri iyi si mu bigaragarira amaso y'abantu ari byo bizaduhesha ubwami. Gogo muri ibi byiciro bitatu by'izi manza eshatu tugomba kubanza kwinjiramo mbere yuko twinjira mu ijuru. Niba izi manza yarazitsinze hose yarahitwaye neza, nta kabuza ijuru yararitaye. Ariko niba yaratsinze urubanza rwo mu bantu rwo mu ibanga rye, na ruriya rubanza rundi ntashaka kuvuga, Gogo urumva kubona ijuru byaba ari ikibazo. Rero mu butumwa nahawe ntago nigeze mpabwa ubutumwa buvuga aho Gogo aruhukiye, niba ari mu buruhukiro bw'abazataha mu ijuru cyangwa niba ari mu buruhukiro bw'abazataha. Hanyuma Gogo urebye mu jisho rya nk'umuhanuzi, Gogo yatashye mu gihe cyo gutaha cyangwa oya? Gogo yakaba yagihari. Yego. Ushatse kuvuga ko yakenyutse cyane rwose? Cyane. Okay, ubwo wanyemera tukava kuri Gogo ko igihe cyo kumuvugaho cyarangiye. Impamvu nabivuze gutyo nuko agomba mu maraya yasa mu maso haza mu marira, kabona mu maraya haza mu marira. Hari ikintu navuzeho, ndavuga ngo mu ijuru bamutwaye bababaye. Abantu bakoranye nawe kubera ko gutaha ko ari bo babigizemo uruhare. Barantutse baranyandagaza ngo ijuru ngo ribabara riti. Ijuru rirababara. Mwese nawe urahakana ko ijuru ritababara? Rishobora kunkoresha ribabaye cyangwa ryishimye. Rishobora kuntwara ribabaye cyangwa ryishimye. Gogo rari mu bantu ijuru ryatwaye ribabaye, ariko bafata umwanzuro baramujyana, kuko babonaga n'ubundi gukomeza kubaho ari baruhira abandi. Noneho reka menera umuceri rimwe. Yego, njyewe ndi hariya bamushyinguriye. Gogo ntago nabonaga yakagombye gushyingurwa hariya, aba yarajyanywe Rusororo. Gogo hariya yaratuye siwe yakagombye kuba yaragituye, yakagombye kuba yaratuye ku Gisozi. Umuntu wese w'umunyabwenge ubasha gushishoza icyo nshatse kuvuga aracyumva. Ubwo se urumva Imana yaramutwaye yishimye? Hanyuma kwirimbi cyangwa bari kumerekeza Gogo uragira ati aho yashyinguwe ntago yakwiye gushyingurwa, kandi aho yabaga siho yakagombye kuba yarari, ahubwo kugira ngo Imana ihitemo ko agomba kugwa i Bugande, nibura yagiraga ngo agwe mu cyubahiro cyayo, nibura. Yego, ubundi Gogo yavuye mu Rwanda urupfu rwamaze kumwataka. Ushatse kuvuga ko Gogo impamvu Gogo yaguye i Bugande ko ari kugira ngo Imana ishakisha uburyo imuhuza n'abantu bw'icyubahiro yashyingurwa, kuko yagwa mu Rwanda, iyagwa mu Rwanda ibintu byari kuba umuntu wese ari kubibona. Yego, adafite ubushobozi bwo guhagarara aho hantu yari kurira. Imana rero yarakoze kumujyana i Bugande, kandi uriya mupasiteri wamutumiye ahari hose Imana imuha umugisha. Yego, yarakoze, yakorewemo n'Imana. Reka ndeke kuvuga pasiteri, kuko ubutumire bwa Gogo ntago bwari bwubakiye kuri pasiteri gusa, ahubwo uhagarariye ubwo butumire ahabwa umugisha. Yego, rero abantu bakoranye nawe, babanye nawe, kuba bantuka, kuba batantuka, ibyo ntacyo bimbwiye. Ase Gogo yari afite manager? Yego. Nese ba managinga gicyacu, managinga Gogo yaririmbye, ya managinga indirimba, managinga amafaranga, managinga gicyacu. Wamba bari ibyo tukabyihorera, kuko ubu njyewe uretse Imana yampaye kwihangana no kubabarira. Yego, mu bantu nari ngiye no gutabara hariya mu buhanuzi bwanjye, na manager arimo, kuko byarashobokaga cyane ko Gogo yakagombye kuba yarashyinguwe, manager atari ahantu heza. Ariko nagize umubabaro mwinshi mu bantu bantutse
nawe arimo. Okay, reka ndeke kwizimba mu magambo cyane, ahubwo nkureke tugezeho message Imana aguhaye. Abakunzi bacu bihangane, ntabwo ibyo kuko bavuze ko tuganira, ariko nyine nabyo Imana ari yashaka, ariko ni umwuka Imana utuyobora. Reka tukwakire hanyuma utugezeho message Imana yagutumye. Karibu. Yego, tukiri aho ngaho abantu mukurikirana imanzi. Yego, aho ngaho ndahibutse harimo abantu bareba ikiganiro tukirangire. Yego, urakoze cyane, Imana ikumpere umugisha. Yego, ndusoza ikiganiro ndaguha akabombo. Katofe nkunda nta kibazo rwose. Hanyuma abantu bakunze uyu mubyeyi bajye kuri Mama Chance Official, bakore subscribe, share, comment, ntacyo bitwaye, nimero barayibona. Kandi ikintu nagiye kuvuga rwose, mujye mwihangana. Niba muje mu kiganiro ugitangira ugisoze, nubona nta mwanya ufite wo kucyumva, ubanze ujye muri ibyo bindi uzabifatira umwanya ucyumva ugisoze, kuko iri kumva ibintu bice Satani abona urwaho rwo kugira ngo akurwanye muri ibyo bintu. Satani abakozi b'Imana yari kudusenya kuri izi mbuga nkoranyambaga, adusenyesha utuntu tw'uduce duce, ariko umuntu yakurikiranye ikiganiro cyose amenya icyo Imana yashakaga kuvugana nawe. Yego, rero tukiri muri uwo mwanya, ubutumwa ngira ngo urabizi nk'umuntu tumaranye igihe, shene ngiyeho mbafite ubutumwa bugendanye n'iyo shene. Rero ubutumwa nzanye nta bandi bantu burareba abantu bakurikirana imanzi, si ubwo kuri Mama Chance Official, si ubwo kuri ariya mashene mu mbonaho, oya, ni ubutumwa bw'abantu bakurikirana imanzi. Rero wowe ukurikirana imanzi, ndahera ku butumwa bwo muri Oman. Oman ni igihugu kirimo kiraha abantu akazi cyane, kirimo kirereka abantu ko gitanga imirimo. Iyo umuntu afite akazi, burya tayari iterambere riba ryagize gute, ryabonetse. Ariko ntaravuga ubutumwa bw'igihugu cya Oman n'abagana igihugu cya Oman, ndabanza mvugane n'abanyamadini. Ndahera ku idini rya Islamu. Islamu ni idini nkunda imico yaryo, dore ko bari no mu bantu bandeze. Ngewe narezwe na shangazi w'umusilamu, famiye yo kwa papa hafi ya bose abahari ni abasilamu, nibo bandeze. Urumva umuco w'imyambarire yaho ndawubaha kandi ndawemera. Imana yigeze ijya kuntuma ku musilamu, irambwira ngo ugende wambaye nk'uko bambara. Aho niho nahise ntangira kwambara nk'abasilamu. Urumva kuri ya muco w'iriya myambarire y'abasilamu ni Imana irawukunda. Harimo agakiza abarokore dukeneye ko guhisha uko twaremwe, tukabibikira abatware bacu Imana yatugeneye, yahaye ubwo bwiza bwacu. Rero barokore cyangwa abantu basanzwe, kwambara neza bikagutwikira, yego ntugende ugaragaza ubusa bwawe. Harimo indangagaciro z'ubumuntu, kabiri harimo no gusigasira umubiri wawe kugira ngo utangizwa n'uburyo ugaragara hanze ahangaha. Urumva ko kwambara abantu bakikwiza byubahwe, ariko cyane cyane iri kamba ry'ibyishimo kubwo kunezeza Imana ryahawe abasilamu. Abasilamu bane imyambarire yabo inezeza Imana, imyitwarire yabo mu kwambara inezeza iki Imana. Abasilamu aho bari hose mwubahwe kandi Imana ikomeze ibane namwe. Ikindi Theo, ngewe nta ngengabitekerezo y'amadini ngira, aho nsanze ubumana turendereya, nubwo bwose mbarizwa muri ADPR. Rero musilamu uri bwumve mvuze ibintu ubone nabinjiriye, kuko ni wacu muri ADPR iyo sanze y'ibigirwamana bari gusenga cyangwa bari kuramya ndabivuga. Iyo ngeze mu badive nkasanga hari ikigirwamana bari gusenga ndabivuga, kuko muri mission yanjye ntago njya nemera ko abantu basenga ibigirwamana. Imana ni imwe rukumbi, ariko Imana ntikuraho, ntago Imana ikuraho imyumvire ya muntu n'amahitamo ya muntu. Icyo yanga nuko ayo mahitamo n'iyo myumvire bihinduka ibigirwamana bya muntu. Uhitemo neza, ube mu mahitamo yawe no mu myumvire yawe, ariko wirinde ko imyumvire n'amahitamo bihinduka Imana yawe. Rero ubutumwa nazanye ni ubutumwa bwo muri Oman n'abantu bo muri Oman, n'abantu berekeza muri Oman mu buryo bwo gushakayo ubuzima. Muri Oman hari ikigirwamana kiriyo cyo kwambara mu buryo bwo kwitandira. Iki kigirwamana kiri muri Oman ni ikigirwamana gihagarare n'imbaraga satanike mu buryo bw'ibanga, ariko gitanga akazi. Ariko aka kazi gitanga
kubwiza imbaraga z'umwijima biba byitwa ko ari akazi ugiye gutera imbere, ariko uba ugiye gukora uburetwa. Ntabwo aka kazi kaba kazaguteza imbere, ahubwo bya bindi wakiriye n'ubundi birangira bibaye impfabusa kuri wowe, n'ubundi ukisanga muri cya cyiciro wahawemo ka kazi wari urimo. Ariko mu buryo bwo kwiyoberanya kwa Satani byitwa akazi, n'amafaranga bakayabona, bakazigama, bagatera imbere, ariko ya mafaranga bazigamye icyo bayakoresheje kirangira n'ubundi bisanze muri bwa buzima n'ubundi babahamagaye mu kazi barimo. Iyo uyafashe ukayashora mu bikorwa, abenshi barahomba kubera ko ayo mafaranga nayo baba barabashutse ntayabahari. Ikintu kibabaje rero Imana yo mu ijuru ni ukuba wararuhiye iki ubusa. Imana iyo itanze akazi, imvune zawe iguha umusaruro wo gutera imbere, kuko uwakoze wese akagendana n'igihe mu mirimo ye, iterambere aba agomba kuribona. Ibindi byose ni ibiva ku mwanzi. Aha muri Omani rero hari ikigirwamana cyo kwitandira, cyo muri ubwo buryo ako kazi kari gutangwa, umuntu bahaye akazi bamuha itegeko ngo ryo kwitandira n'iyo myambarire bikaba mu ibara rimwe. Ntabwo uba wemerewe kwambara amabara atandukanye. Munyumve neza abasilamu, mwebwe iyo muri kwitandira cyangwa abandi bantu babiganye, tuba turi mu burenganzira bwo kuba twakwitandira tukambara iriya myambaro yanyu amabara yose ashoboka, wumva ushaka, aryoheye nuko utese cyangwa nuko ushaka. Rero iki kigirwamana cyihishe inyuma ya zino mbaraga satanike, bagutegeka kwambara umwambaro w'ibara rimwe. Iryo bara niryo bakuboneramo, bakagutegeka indamukanyo imwe. Iyo ndamukanyo niyo bababoneramo mwese. Ni indamukanyo y'ubumwe bwa groupe. Noneho uwo mwambaro w'ibara bafite abantu babarurira muri iryo bara wambaye, kugira ngo bamanure raporo yawe. Murabizi ko babaha igihe runaka bazabasubirizamo. Muri kwa kubasubiza baragenda bakabaza izo mbaraga z'imyuka mibi, ese uyu nguyu tuzakorana, murabona bizagenda neza? Iyo basanze hari indi kava y'imbaraga z'amaraso ya Yesu urimo, baraguhakanira. Ariko iyo basanze nta budahangarwa bw'amaraso ya Yesu urimo, baragukoroniza. Rero nagira ngo nkubwire wowe uri muri Omani mu kazi, wowe uri kujya gukorerayo, ubanza ushishoze, umenye ibi bintu ugiyemo, utazisanga wisanze muri izi mbaraga z'ubu buretwa. Ikindi cya kabiri, urasabwa kwishinganisha mu maraso ya Yesu. Niba koko ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kikuriho, bazakwanga, ntago bazakwakira. Ariko nugenda waripostinze kuri Yesu se, cyangwa waramwifotojeho, cyangwa se Yesu mutari kumwe, bazakwakira bagukoresha uburetwa, ubone n'amafaranga menshi, ariko aya mafaranga ntacyo azakugezaho. Nuyashora mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda azahomba, abo uzayaha ntacyo azabamarira. Muri uko kuntu tugenda dutera imbere, duteza n'igihugu cyacu imbere, wowe ubwawe mu iterambere ryawe ntacyo azakumarira. Ibi bintu rero turi kuvuga, abantu basabye akazi muri iki kigirwamana cyo kubambika gutya n'intera imwe y'indamukanyo, abangaba bari bubashe kubyumva nibajya mu iterambere ryabo. N'abari kujya gusaba akazi ntitubabujije gusaba akazi, ariko ugenda n'ikimenyetso cy'uburyo aka kazi ushobora kugahabwamo. Niba uriho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu bazakonga, ariko niba kitakuriho, witegure ko ugiye gukora uburetwa. Kandi izi mbaraga satanike ziramye iki kigirwamana cy'umwambaro umwe, ibara rimwe, intera imwe mu ndamukanyo. Ni ikigirwamana kiri ku isi hose. Omani ifite imbaraga muri ubu buryo bw'izi mbaraga z'imyuka mibi gukorera ku isi hose, zishakisha abakozi bagomba kuza gukora muri ubu buryo. Rero wowe uri kunkurikirana, waba uri muri Amerika, waba uri ku mugabane wa Amerika, waba uri ku mugabane wa Australia, waba uri ku mugabane wa Aziya, Europe na Australia na Afrika, iyi migabane yose aho waba uherereye, unyumve igihugu cya Oman nta kintu mpfa nabo, ariko iryo yerekwa n'iryo hishurirwa narindi bazaniye. Mwebwe mufite irari ryo kujya gushaka akazi, mubanze mushishoze, mutazaba baretwa bo gukorera abandi, bo gukorera izi mbaraga, mwitwa ko muri gukorera abantu bagenzi banyu, kandi muri gukorera izi mbaraga muruhira ubusa imbaraga zanyu, mukazitaka mu bitazabagirira iki umumaro. Umuntu wese waba wankurikiranye ukora aka kazi ko muri Omani bategetse kwambara umwambaro umwe, kuvuga ururimi rumwe, aho uri hose waba unkurikirana, ufata umwanya witekerezeho. Kurekura aka kazi biragoye, ugaruka mu bushomeri, ariko
utanabireka umenye yuko uri gukorera ubusa. Wowe uri kujya gusaba y'akazi sinkubujije ari kugira amahitamo no gushishoza. Nawe uri muri aka kazi niba uzi ko washyizwe muri iyi kondisiyo yo kuramya ikigirwamana, nkugira inama washaka kandi kaza ako kazi ukavamo, kuko nta utaniye n'abashomeri, nta utaniye n'abatagira akazi. Nubwo uri kubona ko wazigamye ayo mafaranga wazigamye azagupfira ubusa, n'ibyo uteganya gukora ntacyo bizakumarira, n'ubundi uzisanga uri bwa buzima baguhamagaye urimo. Ubwo bwari ubutumwa bwa mbere narinzanye ku bantu bakurikirana Imanzi TV. Ikindi gikurikiye, kuko abantu bo muri Omani bakura muri Omani n'abantu bajya gusaba y'akazi bakurikirana iyi chaîne Theo, ngira ngo nk'umuyobozi wayo nawe wabubizi. Ikindi cya kabiri, mfite ubutumwa bw'abantu bagiye gushaka mukajyana abana banyu. Mu gitabo cy'amahishurirwa Imana yampaye yambwiye ku bintu by'urushako, icyo kintu kivugaho, ntago nje kubivugaho byose, ariko ndivugira ku cyiciro cy'abantu bajya gushaka bagashakana abana. Mwuka w'Imana yarambwiye ngo iyo uhawe amahirwe ya kabiri y'urugo rwa mbere wariganyijwe, Imana igiye kuguha urugo rwa kabiri, ntago byemewe kujya gushakana abana wabyaye muri rwa rugo rwa mbere. Iyo ubashakanye ubuhagurukanye wa mugabo umujyanye muri rwa rugo ugiye gushakamo, usabwa abana kubasiga muri wa muryango washatsemo waburiyemo amahirwe y'urugo, cyangwa abana ukabajyana iwanyu. Iyo udafite amahirwe yo kubajyana aho washatse, wariganyijwe muri urwo rugo wariganyijwe utigeze ugira ariko ukarubyaramo, udafite n'iwanyu, ushaka undi muntu w'umwizerwa akakurerera, cyangwa aba bana ubwabo ukabashyira mu biganza by'Imana, kuko Imana ni papa, Yesu ni mama, Mwuka Wera ni umukozi. Aba bana ukabaha urugo rwabo, Imana ukayigira papa, Yesu ukamugira mama, Mwuka Wera ukamugira umukozi. Aba bana babaho kandi bakabaho mu burenganzira bwabo. Nago byemewe kujya gushakana umwana ukuye ku wundi mugabo ngo ujye kumushakana mu rundi rugo. Rero mwebwe mwashakanye aba bana mwatandukiriye aya mahame n'amabwiriza y'amahirwe ya kabiri yo gushaka, mwitegura iki kibaya mwahagazemo, guhura n'imbaraga z'umwijima, uru rugo guhura n'uyu mwuka wo gusambanya abana banyu. Abana b'abahungu mwashakanye, hari umwuka wasutswe muri aba bana w'ubutinganyi. Abana b'abakobwa mwashakanye, hari umwuka wo kubasambanisha mu bagabo banyu. Musengera aba bana banyu cyane, utazisanga umugabo washatse mwubaka urugo hahandi mu buriri kandi n'umwana we bafite ukuntu bahura. Hari ikintu cyitwa ubusambanyi bwo mu mwuka butagaragara, akajya ajya gusambanya umwana, kubonana nawe mu mibonano, akabanza agakurura wa mwana wawe abona, yarangiza wowe ukibwira ko ari wowe muri kumwe muri gahunda yo kubaka urugo, kandi ari kumwe na wa mwana wawe mubana. Ese ubwo mama urumva uba wubatse? Ibi bintu rero birakura, byagera ku rufatiro rwa karindwi bikarangira wa mwana wamusambanyije. Iyo akijijwe basise cyangwa bashije kuba yaramenye Yesu Kristo n'icyaha uburyo ari kibi, arwaniza intambara nazo mu mwuka, kuko uyu mwana ntago aba ari uwe. Ubwiza bwa nyina yakurikiye abubona no muri uyu mwana. Abashakanye rero, abana b'abahungu mukabashakana ku bagabo, abana banyu mubasengere, kuko hariho umwuka wo gutingana. Iyo umugabo ari kureba uyu mwana, ntamubona nk'umugabo mugenzi we cyangwa umwana yabyaye, ahubwo amubona mu shusho ya nyina yashatse. Bikarangira bihamagaye mu ijwi ry'umwuka satanike, umwuka wo gutingana. Ikimenyetso mbahaye, abana banyu bagize iki kintu cyo gupfumura amatwi. Abana b'abahungu bapfumuye amatwi, bamaze gutangwaho igitambo cy'ubutinganyi. Hari abarwana nabyo mu isi y'umwuka, hari abarwana nabyo mu buryo bufatika bakarota inzozi zabyo, hari n'ababikora mu buryo bufatika, ibyo bintu bakabyisangamo. Bamama musengera abana banyu, musengera izi ngo mwazanyemo abandi bagore, namwe mwaragiye kuba abagore, kandi si ugusenga gusa, kuko kwizera kudafite imirimo kuba kugize gute, gupfuye. Mushyire no mu bikorwa musenga, ariko mufate n'umwanzuro w'uburyo mwatabara umuryango ari bo bana banyu, Rwanda rw'ejo se cyangwa rugo rw'ejo ahazaza. Ikindi gikurikiyeho,
Imana impishurira ubu busambanyi buri mu rubyiruko, niba ari 100% ry'ubusambanyi harimo nka 30% y'abana bajya gusambana kubera iyi mpamvu. Bakuriye iwabo bakoreshwa ubu busambanyi bwo mu mwuka, birangira abadayimoni babakuye muri izi ngo kubw'amahame yabo, baragenda bajya gukora ubusambanyi bweruye ku gasozi. Babo bakobwa barimo ku mbuga nkoranyambaga barimo baripostinga bakurura abagabo, barimo barakora ubusambanyi bw'indenga kamere. Timuze mutugure, twebwe dutanga muri buno buryo, dukora muri buno buryo. Nuko ukuntu dusambana, ibi bintu ni imyuka satanika ariko iva mu mateka mabi y'uburyo baba bararezwemo. Icyiciro cya mbere rero kiri mu bana batahanywe na ba mama wabo. Ikindi cyiciro cya kabiri ni abana batahanywe na ba se wabo. Ikindi cyiciro kikagaruka mu bana bananiye ababyeyi kubera uko ababyeyi babo babareze, cyangwa se abana bagiye bibwa ababyeyi babo bakajya gukoreshwa ubusambanyi. Rero iyo tujya kurimbura, iyo tujya guhangana na Satani, ntago dutemera igiti hejuru, nta nubwo tugitemeramo hagati. Ujya mu mizi ukakirandura, kuko iki giti iyo gitemeye mu bushorishori birangira cyongeye kikamera. Duhaguruke dusenge, ariko ntitugasenga amasengesho atema igiti, ahubwo dusenga amasengesho arimbura ibiti byaje mu buzima bwacu. Ubutumwa bwari bwangenzaga kuri Imanzi TV ndumva mbushoje. Yego, icyiciro cya mbere nicyo cyo muri Omani, icyiciro cya kabiri ni kivuga ku rushako, ikindi cya gatatu rero nagira ngo dusenge umuntu wese abashe kwisangaho Imana imushaka kugira ngo imutabare. Yesu araje kugira ngo arengere abantu be, abatabare. Tuzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuza tubatura. Tugiye gusenga. Uri Data wa twese, nta uhwanye nawe, Imana imwe rukumbi, Imana yitegereza ikareba. Data wa twese uri mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo rwose Papa, ubu butumwa bwari buherekejwe n'ijambo ryawe riri mu gitabo cya Danieli igice cya mbere umurongo wa 8. Unyemerere nk'uko Danieli muri uyu murongo wa 8 yagambiriye kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Unyemerera aba bantu bari muri Omani n'aba bafite icyerekezo cyo kujyayo, unyemerera ubaha umutima nk'uwari uri muri Danieli. Unyemerera ubaha imbaraga nk'izari muri Danieli. Erega ijambo ryawe ni amahame, iyo turigendeyemo tubasha gukomezwa. Ariko unyemerera aba bantu ntibasome uyu murongo wonyine, bagende basome uhereye ku murongo wa mbere ukageza kuri uyu murongo wa 8, cyangwa se iki gice cyose ubashoboze kugisoma, kugira ngo imbaraga z'ubutumwa zibashe gukomerera muri bo. Nyemerera Data wa twese uri mu ijuru, uyu munyago wanyazwe mu Bisiraheli n'Abayuda, turabyanze muri uru rushako rw'abashakanye abana babo, bikarangira Satani ari kubategurira umubabaro wo kubababaza ahazaza mu bana babo. Turabyanze aba babyeyi, aka kanya bahe kugambirira nka Danieli, bahe guhindura uburyo bwo gusenga no kukwegera kugira ngo batabare. Kandi ntibirangire mu gusenga gusa, ahubwo hafatwe n'umwanzuro. Urakoze Yesu, urakoze Mwami Imana, urakoze Nyiribihimana, kuko mva gusenga kwacu. Amen. Katugushimire. Katugushimire batanye nakwe. Kwasuzanyije no ku kiganiro cyacu nagaruka. Ciao ciao.